Banyarwanda, inshuti zanjye, mukomere aho muri hose. Ubu tugeze muri cya gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya. Ndagira ngo mbabwire, bashishikarize nk'Abanyarwanda ko dutezanye imbere. Ubu ndi kwamamaza igitabo cyanjye. Nanditse igitabo, si n'igitabo kinini cyane, ni igitabo gito nacyanditse mfite imyaka 50, gihindura ubuzima bwanjye, gihindura intekerezo yanjye, gihindura uko mbona ubuzima. Natangiye gusoma igitabo mfite imyaka 50. Kuva narangiza ishuri sinigeze nicara ngo nsome igitabo. Ariko rero ibi nibyo nshaka kukubwira. Izo ni inyigisho nshaka kukubwira. Iyo niyo gahunda nshaka kuguha y'umwaka mushya. Utangire, wicare, wige gusoma igitabo. Icyo nicyo kintu abazungu, abakoloni baturushije, n'abandi bose n'izindi community zose zaturushije zandika histoire yabo. Aha niko nagira ngo bashishikarize, duhaguruke, twandike mu rurimi rwacu se, twandike mu Cyongereza se, Igifaransa se, n'indimi zose zuzamo. Ingufu dufite ni kimwe nk'iz'abandi bafite, ubuzima dufite ni kimwe nk'abandi bafite. Icyangombwa ni ukwizera, tugahindura imyumvire yacu. Ntibyoroshye, uru rugendo natangiye ntibyoroshye. Kubabwira ngo musome igitabo mutabimenyereye, mutabifitemo ingufu, ntibyoroshye. Niyo mpamvu ngomba kwamamaza, niyo mpamvu ngomba kuganira namwe. Nimujye mubona message zanjye, ndabizi muravuga ati uyu muntu ibintu yohereza n'iki byagenze gute. Ni ukwamamaza, ni uko bimeze, ni ugukomeza kubabwira, ni ugukomeza kubashishikariza nyine kugira ngo mubyumve. Nimurebe kuri website yanjye ndizeye.rubashamedia.com, niho musanga igitabo cy'Ikinyarwanda. Ntabwo turagiprintinga nk'iki ngiki. Iki nicyo mu Cyongereza. Rero icyo gitabo cyanjye, ninde wakubwiye ko utari Imana? Who told you that you are not God? Soma tuganire, dukure, kuko buri muntu afite histoire ye. Aho wicaye ufite histoire yawe. Iyo wandika biba biri mu ntekerezo yawe, nta handi biri. Nabanje kucyandika mu Kinyarwanda, ntangije mu Kinyarwanda nikiza no mu Cyongereza. Ntukagire ubwoba, intekerezo yawe ufite, ibiri mu ntekerezo yawe nta wundi ushobora kubibona. Histoire yawe nta wundi ushobora kuyibona, nta n'undi ushobora kuyimenya utayivuze. N'umuvandimwe wawe ntabwo umuhuza ubuzima. Mbashishikarize rero, kandi rero mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya. Mugerageze murebe ko mwagura igitabo cya Ndizeye Rubasha. Mukomere kandi mugire umunsi mwiza. Cyane aba diaspora. Ndashaka ko aba diaspora duhaguruka tukandika histoire, ubuzima waciyemo, aho wavuye, aho ugeze, aho ura, n'abari mu gihugu bose, n'abari ahandi hose. Ni uguhaguruka. Iki nicyo abirabura twabuze, twakibonye nyuma. Tumaze no kukibona, tumaze no kwiga, tumaze no kumenya ubwenge, dukomeza gusoma ibyo abazungu badusigiye, dukomeza ibyo abakoloni badusigiye, dukomeza kugumana amazina yabo, dukomeza kuguma imyumvire yabo. Nta kintu cyacu dushyiraho kugira ngo tugihagurukire. Niyo tugihagurukiye hagati yacu ntabwo tucyumvikanaho. Mukomeze rero munkurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha. Ninde wakubwiye ko utari Imana? Who told you that you are not God?